Ndabasuhuje cyane mwebwe dukunda kubana buri munsi hano kuri iyi channel yacu, muri ibi biganiro bya buri munsi cyangwa se muri ibi byegeranyo tuba twegeranyije umunsi ku munsi. Ntago twabura kubashimira kuko ni muhema kutwereka urukundo rwanyu. Uyu munsi tugiye kugaruka ku buzima. Ubundi turibaza mu buzima busanzwe, ubundi ubuzima ni iki? Abantu benshi babyibazaho cyane ndetse umunsi ku munsi, ndetse kenshi na kenshi usanga batabiha agaciro cyangwa se badaha agaciro ubuzima tubamo. Rimwe na rimwe abenshi bamenya agaciro k'ubuzima ari uko babuza ababo cyangwa se hari uwabavuyemo. Reka twitangirire twibaza ubundi ubuzima ni iki. Ubuzima ni urugendo ndetse ni uruhurirane rw'imbaraga zituma ibinyabuzima bikura, bihumeka kandi ikindi bigatekereza, bigakora ndetse bigasabana. Mu buryo bwimbitse rero ubuzima ni iki? Ubuzima ni uguhinduka ndetse no gukura kuva ku ntangiriro kugera ku musozo. Ubuzima ikiburanga ni ukuba wavuka ugakura, ikindi nyine ukabaho ariko ukagera ku musozo. Icyo gisobanuro cy'ubuzima. Ubuzima ni iki? Twabyita gute? Ubuzima ni uguhinduka no gukura kuva ku ntangiriro kugera ku musozo, guhuza ibice byinshi, umubiri, ubwenge ndetse n'amarangamutima, gukora ibikorwa bifite intego ndetse n'icyizere. Ibi ni bimwe mu busobanura ku buzima. Uruhare rw'igihe ndetse n'impinduka. Ubuzima ntibuhagarara. Iyo tugiye kureba uruhare rw'igihe ndetse n'impinduka, ubuzima ntibuhagarara. Buri munsi hari igihinduka. Umwana aba umusore agakura akagira inshingano. Ibyiyumvo birahinduka cyangwa se ibyiyumviro mu muntu birahinduka. Ibyishimo ndetse n'agahinda ukagira n'ibyiringiro. Ibidukikije rero nabyo bihinduka nk'uburyo tubaho. Ibi bituma rero ubuzima bugira agaciro kubera ko budahora nk'uko bwari bumeze. Aha ngaha rero ushobora guhita wibaza, ubundi urupfu ni iki? Kubera iki urupfu ruza mu buzima bwacu? Cyangwa se kubera iki urupfu ruza rugatwara abacu cyangwa se ibyacu dukunda n'abacu dukunda, rukaduhekura, rukadusiga iheruheru, rukadusiga mu marira, rugasiga abantu bose bacitsemo kabiri, bacitse intege, babuze uko bifata cyangwa se babuze epfo na ruguru kubera yuko babuze ababo. Rimwe na rimwe ugasanga bamwe barihebye kubera ibyo babonye cyangwa se wenda ibyo bari biteze k'uwo muntu, ugasanga imitekerereze yabo yahindutse. Ikintu ugomba kumenya rero, urupfu ni iherezo, kandi iherezo ry'ubuzima bw'umubiri, aho ibikorwa byose byari bigize ubuzima bwawe biba bihagaze, birangiriye k'uwo munota ndetse n'iyo saha n'iyo segonda n'uwo munsi. Nta guhumeka, nta mikorere y'umubiri ndetse nta gusabana n'isi mu buryo busanzwe. Ariko nanone tugiye gufata nk'urugero rw'amadokimantere agiye atandukanye, buriya urupfu ntirwerekanwa gusa nk'iherezo, ahubwo ni nk'igice cy'uruhererekane rw'ubuzima. Ni nk'uko izuba rirenga ariko tukamenya ko ejo rizongera kurasa. Itandukaniro rero rikomeye hagati y'ubuzima n'urupfu. Icyo ugomba kumenya, ikintu cya mbere, gukora ndetse no guhagarara. Ubuzima burakora, burimo ibikorwa, guhinduka ndetse no gukura, ariko urupfu mu by'ukuri ruhagarika ibyo byose tuvuze haruguru. Ikindi cya kabiri kirimo hano mu itandukaniro rikomeye cyane rya hagati y'ubuzima n'urupfu, icya kabiri, igihe kigenda ndetse n'iherezo ry'igihe cy'ubuzima cyangwa se cy'umubiri. Ubuzima bubaho mu gihe gikomeza kugenda, ariko urupfu mu by'ukuri rwo ni aho igihe kigera ku ndunduro y'ubuzima. Ikindi cya gatatu kirimo imikoranire ndetse no guceceka. Mu buzima habamo imibanire, abantu, ibidukikije ndetse n'ibitekerezo, naho mu rupfu ho usanga ya mikoranire yose twavuze haruguru yahagaze. Icyo byigisha rero ni iki? Ubuzima bufite agaciro kubera ko bufite iherezo, nicyo ugomba kumenya. Ariko urupfu rutuma duha agaciro igihe dufite. Ibyo dukora mu buzima nibyo bisigara mu mateka yacu. Tukiri aho ngaho rero ushobora kwibaza, ubundi
inkomoko y'ubuzima ni iyihe? Inkomoko y'ubuzima, ubuzima butangira mu buryo buto cyane ariko bukagenda bwiyongera. Mu binyabuzima ni uruhurirane rw'uturemangingo cells dutangira kugwira gake gake. Mu muntu ni urugendo rutangirira mu nda y'umubyeyi. Mu buryo rero bwagutse ni igitekerezo cy'uko hari imbaraga zituma ibintu bibaho. Ibi bigaragaza rero ko ubuzima bufite inkomoko, ariko iyo nkomoko ikomeza gutera amatsiko n'ubushakashatsi bwinshi mu bantu bagiye batandukanye. Hari ababona urupfu nk'iherezo. Icyo abantu batekereza rero ku rupfu ndagira ngo aricyo tugarukaho kano kanya. Hari ababona urupfu nk'iherezo ndetse iri herezo ridashidikanywaho. Abandi barubona nk'inzira iganisha ku bundi buzima. Hari n'abarutinya, abandi bakarwiyakira cyangwa se bakarwishyira. Ibi bintu byose bitandukanye byerekana ko urupfu rutari gusa ikintu cy'umubiri, ahubwo runafite ibisobanuro mu mitekerereze ndetse n'umuco. Agaciro k'ubuzima rero mu gihe gitoya, ubuzima ni bugufi ugereranyije n'ibihe byose isi ibamo. Ibihe byiza n'ibihe bibi umuntu anyuramo. Iyo ugiye kureba ahanini ibihe byiza n'ibihe bibi umuntu anyuramo, inzozi n'ibyo abantu bagerageza kugeraho, uko igihe kigenda gitwara byose buhoro buhoro, ibi byerekana ko kubaho ubuzima ari bugufi. Ari nabyo bituma ko buri kanya kagira agaciro kihariye. Buri kanya kose ubonye mu buzima jya umenya yuko gafite agaciro kihariye mu buzima bwawe. Ibisigara nyuma y'urupfu rero nibyo twagarukaho kano kanya. Nubwo umubiri upfa, hari ibintu bisigara. Ibyo umuntu yakoze, ibikorwa, amagambo, impinduka yasize ku bandi, mu rwibutso mu mitima y'abagukundaga, umusanzu yatanze mu muryango cyangwa mu iyi si. Iyo ugiye akenshi na kenshi kureba mu madokimenteri y'abantu bagiye bakora hano ku iyi si, niyo wareba hano mu Rwanda, ibi bishobora kugaragaza, ibi bishobora kuba byagaragara nk'inkuru wenda z'abantu zibandwa zerekana ko ubuzima bugira ingaruka zirambye, ariko ibi ngibi ntiwabishinga hagati. Ubutumwa mu mibereho rero y'umuntu, kubaho si ukubaho gusa, ahubwo ni uguhitamo neza. Ukubaho rero bigiye bitandukanye. Gukunda, gufasha ndetse no gusigasira ubuzima bw'abandi bituma ubwawe bugira igisobanuro. Kwemera ko urupfu rero ari igice cy'ubuzima bituma ubaho udafite ubwoba ndetse bukabije. Ibi byose twavuze haruguru bishobora kukwereka yuko ubuzima ari urugendo rufite intego n'agaciro. Urupfu rero atari iherezo ry'ibintu byose, ahubwo ari igice cy'iyo nkuru y'ubuzima. Icy'ingenzi rero si igihe gifite ingano ubaho, ahubwo nuko ukubaho nibyo bifite agaciro kurusha ingano y'igihe ubaho. Inama rero ndetse n'umwanzuro twafata muri iki kiganiro, ibyo ushobora gukurikiza ukabaho neza mu gahe kawe gatoya ufite kuri iyi si, ndetse ukamenya neza n'ibyo ukwiye gukora nuko ukwiye kubikurikiza. Ubuzima ni impano ifite igihe gitoya ariko ifite agaciro katagereranywa. Urupfu si iherezo ry'inkuru, ahubwo ni igice cyayo kidusaba gutekereza ku buryo twabaho cyangwa se ku buryo twabayeho. Iyo urebye neza rero usanga ubuzima n'urupfu bidahanganye, ahubwo byuzuzanya. Kubaho neza si uguhunga urupfu, ahubwo ni ukumenya ko ruzaza. Bityo rero ugahitamo kubaho ufite intego, urukundo ndetse ukaba ufite n'ubwenge. Ibyo twakurikiza rero nk'amasomo y'ingenzi: ikintu cya mbere, guha agaciro igihe dufite. Igihe nicyo kintu cy'ingenzi mu buzima, ntigisubira inyuma. Bityo rero buri munsi ugomba kuwukoresha ufite intego, ndetse ntutegereze igihe cyiza, kuko igihe cyiza ni iki ngiki ufite ubu ngubu. Icya kabiri rero, gukunda no kubaha abandi. Ibyo usiga si ibintu bifatika gusa, ahubwo ni uko wabanye n'abandi. Gukunda, gufasha ndetse no kubaha bituma ubuzima bwawe bugira igisobanuro, kandi igisobanuro kirambye. Icya gatatu, kwemera impinduka.
ubuzima burahinduka, kandi kwirinda izo mpinduka bituma ubaho kandi ukabaho mu bwoba. Kwemera ko ibintu bihinduka bigufasha gukura ndetse no kwihanganira ibihe bigoye ucamo buri munsi. Ikindi cya kane, kubaho ufite intego. Ntukabeho gusa nk'ukurikirana iminsi. Icyo nicyo nakubwira. Ntukabeho gusa nk'ukurikirana iminsi. Shaka icyo uharanira, intego ituma ubuzima bugira icyerekezo kandi iguha imbaraga zo gukomeza n'iyo ibintu bigoye. Cya gatanu, kwakira ukuri k'urupfu. Kumenya ko ubuzima bufite iherezo ntibigomba kugutera ubwoba, bigomba gutuma agaciro kawe buri kanya kiyongera. Uko ubyemera niko utangira kubaho by'ukuri. Icya gatandatu, ari nacyo cya nyuma, gusiga umurage mwiza. Tekereza ku cyo uzasiga, ibikorwa byiza, ubumenyi cyangwa se wenda impinduka nziza uzasiga ku bandi. Ibintu byo bituma rero ubuzima bwawe bukomeza na nyuma igihe wanapfuye bugakomeza kubara. Ijambo rya nyuma rero nakubwira, cyangwa se wenda umusozo w'iyi nkuru yose wakurikiranye, ubuzima ni inkuru wandika buri munsi. Urupfu rukaba rero ari iherezo ry'inyandiko, ariko si iherezo ry'ingaruka zayo. Kubaho neza ni uguhitamo neza uko ubaho uyu munsi. Wakoze cyane kubana nanjye. Byakugezagaho iyi nkuru, nitwa Gisa. Ibiganiro byo nakagaruka hano kuri Kasugira TV.